ikintu navuga ni kimwe koko yurota umukozi w'Imana cyangwa se pasiteri cyangwa se undi muntu ukomeye bisobanura impinduka mu buzima, impinduka. ariko iyo umukozi w'Imana cyangwa se undi runaka urose ari ukabona nta kureba neza, nta kwishimiye, urahanganye, arimo arakuneka, muri make ukabona ko ntibimeze neza. Ikindi kintu gikomeye nshaka kubwiramo ni ukukuburira ngo mu byo gukizwa kwawe itondere mu myambarire, itondere mu kurya, itondere mu byo uvuga. Hari utunenge ufite mu bukristo ukwiye gukosora. Ndumva aribyo nakubwira. Ni ukuvuga ngo buretse ntabwo nkumvise mu myambarire yawe gira ibyo ukosora, ugira ibyo ukosora, mu byo kurya gira ibyo ukosora byawe wowe wirisha, wowe ubwawe. Hari ukurya tuvuga, iyo tuvuga kurya ntabwo ari kumeza gutamira, ahubwo n'uburyo urimo uba mu cyambere n'imyambarire. Ushobora kumva nta muntu bangamiye, amuha akabona ko ari ubangamiye. Imana yonyine ikagusanga ikakubwira. Uko buryo umwuka we ntabwo yaguhisha. Abantu ushobora guhisha ko bitameze ukuntu. Kosora mu myambarire, imivugire. Niyo mpamvu ko no ku byo kurya hari urwego umuntu aryamo bwubaha Imana. N'ibyo umuntu abamubona ko rega bemera ko nta muntu uremerewe kuryagagura. Ariko ikindi bisobanura ko Satani yawukoropye mu mugongo. Nta bintu ashaka kubikamo. Oya, yaragukoropye muri wowe. Nuvuga ngo Imana itibwa kumuroza ngo umva wamaze ko hari umuntu nk'urugero nako ntago bwo wamaze kwangirika mu bwonko already, warangiritse, ntiwizera, ntiwiringira, ntabyo ushima, ntabyo ukunda, ntujya gusenga ubishaka, nta kibikubwiye, nta byacumi, nta maturo, nta masengesho, nta gusura abantu, nta gukundana. Ukijambo bigaragara ko waramaze kugwa, ubwonko bwubaha Imana bwamaze kozwa neza neza neza, burarangira. Nta gutinya Imana, nta kubaha Imana, muri make uri mu nzira itariyo. Bishobora yuko uri mu itorero ry'ikinyoma ritakubakira ubuzima, ritanakufasha kubaka ubugingo. Ubuzima ntabwo ryakubaka, rijya gufasha no kubaka ubugingo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Mbabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana, yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta, ubuzima buhinduke, nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 2, aho umubyeyi w'umupfakazi yari afite ideni bagiye kumutwarira abana. Aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa, aramubwira ati bagiye kumutwarira abana, mbigenze gute? Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe? Undi aramubwira ngo ntacyo mfite, ngo keretse agaherezo gato k'amavuta. Aramubwira ngo nothing, I have nothing in my house unless the jug of oil. Aramubwira ngo genda utiri ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse, ya mavuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura, byose bigenda neza. Icyo ufite, icyo ushoboye, icyo ubasha gukora, bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe, icyo usuzuguye n'Imana igiye guhera yo kubakira amateka. Naho rero hafi ubusobanuro amavuta akandagira amateka, ubwiza bwawe, ukusa, ukureshya, icyo ushoboye, icyo ukora, uko ubigenza, aho uvuka, aho ukomoka, ibyo wita ibisuzuguye iby'Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe. Amen.
ikaze mwebwe mwese mudukurikiye ku bumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Nibyo koko tukiri kuri iri jambo ngo amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Mushumba, nyemerera ubundi byiza tujye tubishima, nibibi tubinenge. Ubundi banze ngushimira ko wanguriye koka. Urakoze cyane. Ndi kugenda mvanamo umwenda ngo kazahora nyemerera yingure ko kaze rugera nkorema amakoka menshi bitewe n'ubwenge wanyungura. Reka ndohore imwe ishyuye izindi zose. Wow, Imana iguvugisha cyane, ni byiza cyane. Mushumba, twige gushima. Amen. Hari ukuntu abantu bafata, urumva muri ubu buzima ntabwo turi perfect. Ntabwo turi abakiranutsi, ntabwo turi abamarayika, ntabwo turi intungane. Hari ukuntu umuntu ashobora gukosa. Nimujya mubona aho twakosheje, mujye mutubwira muti aha mwakosheje, kandi nidukora ibyiza mujye mushima, muvuge muti aha mwadufashije, twashimye. Yego, reka nshimire abantu bakomeje gushima ibiganiro byacu, bashima ubufasha bwawe mu gusobanura inzozi, bashima buri kimwe cyose, buri kiganiro dushyizeho bakagikurikira. Benshi basobanura inzozi, ariko siko babihamagariwe nk'uko bivuga, nk'uko wagiye ukomeza ubivuga. Reka unyemerere, nimba ubinyemereye nasoma imwe muri comment z'abantu batwandikira, nimba ubinyemereye. Okay, urakoze Mushumba. No mukunzi wacu bita Uwimbabazi yaragize ati, narose nkora ubukwe nta mugabo turi kumwe, nambariwe n'abavandimwe banjye babiri, sinasobanukirwa, sinabisengera. Aha handi ujye uvuga uti mugomba kuba maso muri buri kimwe cyose murota. Ariko ntibyatinze gusohora, nagarukiye kure, nari mfuye bitunguranye. You are now anointing. Mushumba, no kuvuga ngo nyine Imana yagusize amavuta. Yego, ndi umuhamya pe, uvuga ukuri. Praise the Lord. Iyi ni imwe muri message z'abantu appreciatinga your ibikorwa ukora. Yego, ni byiza cyane, nibyo navuze nti ibyiza mujye mubishima, naho bitagenda neza we are not perfect, tuba tugomba kubimenya. So mbifurije umugisha w'Imana mwebwe mwese mudukurikiye. Amazina yanjye ni Jerry, turakomeje ikiganiro, tugarutse mu nzozi. Ni ubufasha duha abantu, ni iyerekwa Imana yavuze iti reka nsheshe muri Mushumba nta mbabazi. Buri wese aba afite uko yahamagawe. Anyway, hari uhamagariwe gusengera abarwayi, hari uhamagariwe imirimo itandukanye, kuko n'ubundi ngo amashami ni menshi, ariko nk'uko turi umubiri umwe ariko ingingo zitandukanye. Hari urutoki, akamaro k'urutoki, akamaro k'ugutwi, akamaro ka buri kimwe cyose gitandukanye, ariko mu mubiri umwe. Ngo Mushumba, nibyo navugaga nti muri Kristo Yesu ni ingingo zitandukanye, ariko twese turi urugingo rumwe. Tujye tumenya gushima, ariko nyine nibitagenda neza tubivuge, biba ari byiza cyane. Rero uyu munsi ntabwo ndi butandukire, ndagaruka ku nzozi cyane. Mushumba, wigeze kutubwira uti iyo ubona urota umuntu ukomeye, umuntu ukuyobora mu buryo bw'umwuka, bivuga ibintu byiza, bivuga ko Imana igiye gutuma inyenyeri yawe yaka, ugiye gutera imbere. Ariko ndashaka kwibaza, nta yindi verisiyo itandukanye n'ibyo? Aha nakwibaza nti, uramutse urose umuntu muri ubwo buryo nyine bw'umwuka ukuyoboye, yaba pasiteri, yaba umudiyakoni, yaba undi muntu ugukuriye mu buryo bw'umwuka, ariko ukabona ari kukureba igitsure, nta kwishimiye, ukabona nyine hari ibintu ubona akurebamo, ari kukubonamo igitsure. Kuko nagiye nakira ama message menshi bati mwatubwiye iyo verisiyo yindi, ariko njyewe se ko narose andeba nabi, byaba bisobanura iki? Nta yindi verisiyo itandukanye n'ibyo watubwiye ngo widusangize Musumba. Turi ku kintu cyitwa kurota. Umwe mu bantu bakuyobora cyangwa bakuriye umurimo w'Imana runaka
ariko mu nzozi ukabona ari kukureba igitsure ntakwishimiye. ya urakoze cyane, Imana yo mu ijuru guha umugisha. Ndibwira yuko hari ubuyobozi butandukanye. Yego, ikintu navuga ni kimwe, koko iyo urota umukozi w'Imana cyangwa se pasiteri cyangwa se undi muntu ukomeye bisobanura impinduka mu buzima, impinduka. ariko iyo umukozi w'Imana cyangwa se undi runaka urose ariko ukabona nta kureba neza, nta kwishimiye, murahanganye, arimo arakuneka, muri make ukabona ko ntibimeze neza. ubona ushobora kurota hari ikintu ugiye kugira ku cyane, kuvuga ngo nk'uko nagumye gusobanurira, akenshi hari igihe urota wa muyobozi mu itorero akora akabona arakwishimiye kandi ukabona kaguhaye agaciro. Ibyo bivuze ibyiza, ariko turareba n'indi mpamvu runaka ushobora kumurota ariko Imana irimo ikuburira cyane cyane yarakaye, nk'uko nabivuze kare, akureba nabi se cyangwa gutonganya cyangwa ubona kurebye ukundi kubona. Bisobanura ko ukwiye kwitonda, kuko hari inyigisho uri kwakira zitari zo z'ubuyobe. Hari ibintu byo mu mwuka uri kwakira, urimo mu nk'umugambanyi w'ibintu cyangwa ujya mu bintu utazi, ko muri iyi si hari ibintu ubona ko ari ibintu bizima ariko bihishe izi n'inyigisho mbi inyuma yawe. Hari ibindi bintu byihishe bitari byiza, bitagaragara neza ariko byihishe inyuma kandi bitari ukuri kuzima. Yego, yako wakumvise. Ndakumvise ko icyo ni cyambere, ko buriya teachings cyangwa se inyigisho nyinshi hari igihe ushiduka wibwira ko urimo wiga neza, ariko rimwe na rimwe usa nk'uwicukurira umwobo, ukumva uri mu bintu byiza, ukumva urakurikira neza, ariko kumbi nijoro wamurota. Biravuze ngo hari inyigisho ukwiye kwitondera urimo ujyamo, cyangwa se hari ubuyobe bundi bimwe bukuzaho, cyangwa uri mu mwuka w'ubugambanyi bw'igihugu. Ni ukuvuga ngo inzozi, biravuze ngo buri nzozi zose urose wizitesha agaciro. Niba warose mu perezida muri kumwe, mu bazidini muri kumwe, hanyuma se muri kumwe, ni ibintu byiza tuba kunezerewe, ariko niba kureba igitsure cyangwa bagukosora cyangwa bakuganiriza, biravuze ngo hari inyigisho zaba iza politiki, ku munyapolitiki of course, idini, ubuhanuzi n'amaherezo z'amatorero, ukwiye kwitonda kuko uri kwiga ibitari byo, uri mu bihe bitari byiza, uri muri ibintu bitari byo, urimo urabwira ngo itonde. Icya kabiri, ushobora kubwira ngo ukeneye umwuka wo kuyobora, uragenda buhumyi, nta mwuka ukuyobora ufite. Nyine n'ubu urimo wiga ariko uragenda nk'impumyi ukabakaba, uri ngiyo bigiye, ntabwo uhagaze ku byo wemera, ahubwo haje ukubwira ko Yesu atazutse wabyemera, wakubwira ko azazuka ejo wabyemera. Muri make ufite inyigisho zikujyana hirya no hino. Mu rwego rwa politike bisobanura ngo nta murongo ufite ugenderaho. Mu rwego rw'ibyamamare ufite umwuka wo kuzerera muri wowe, ntabwo uri stable, ntabwo uhagaze hamwe, uri umuntu uhindagurika. Urimo uravuga ngo reka guhindagurika, ibyo wizeye bigumeho. Imana iradukunda yo ituburira, ikatwereka situasiyo ducamo mu nzozi, ikongera kudukunda. Uti kubera iki? Kubera yakuduhaye kugira ngo ijye kunyuzamo izi nyigisho, irihishurirwa ry'inzozi n'ubusobanuro bwazo, kugira ngo abantu tubashe kubimenya, tubimenyere ku gihe. Nitumara kubimenya tumenye icyo dusabwa n'icyo twakora, kuko ni ugukebura, kuko yakweretse mbere kuburiye. Ikindi cya gatatu ni inzozi zikuburira yuko usa nk'uri gusenga uhusha intego, uri kunyuranya. ni ukuvuga ngo hari ukuntu usengera ku buhanuzi,
cyangwa ku masezerano akaba asenga afite focus y'ikintu ikintu runaka, nubwo ubona ko hari icyo nkeneye ariko njyewe Imana ikumbwira ngo focusinga kuri cya kintu, sengera kuri cya kintu runaka wavuganye n'Imana. Ikindi ukwiye kumenya, ugomba kumenya ko ukeneye kuba maso no kwitonda, kuko ubuhanuzi wahawe bwinshi ntabwo ari bwo. ukuvuga ngo urarira wicaye ku masezerano adahari n'amahuri, nayo niba n'amahuri yenda bari amajyo nta nahari, umuntu agategereza imyaka ari nyako ngo yari yarambwiye ko umwaka ariho hahandi hava kwitotomba ko abantu bamwe na bamwe ngo yarambwiye gutya gutya ntabwo byabaye gutya. Ese Mana ko wabimbwiye, kumbe Imana yo ntaho mwigeze muhurira, ntaho yigeze ikubwirira, irarenga. ugomba kwitonda kuko ubuhanuzi witse uhora uyibutsa nta buhari, ahubwo uri ku mahuri, uragenda muri long way, uragenda mu nzira y'ikinyoma. Murabyumva? Niba ari umunyapolitike perezida wose, menya ngo ibyo urimo winjiza mu mutima ntabwo ari byo, wijya mu moko, ujya mu ntambara ihungabana. Niba ari iby'amoko barakureba ngo nawe ubwawe ntabwo uri tayari ku mpano yawe, urahuzagurika. Hano uvuga ngo ngiye nkina volley, nkina basket, nkina football, nkina ibintu byose, kwibaza ibyo bine burya nta na kimwe kizima kirimo. Bavuga football ukajyamo, bavuga volley ukajyamo, bavuga basket ukajyamo, bavuga biruka ukiruka, bavuga baririmba ukaririmba, ukibaza muri ibyo bintu bine nta kiruta ikindi wagasanzemo. Cyo bituma umwuka uhuzagurika mu kumenya tara yawe, kuvuga ngo nawe ntuzi ibyo ushaka icyerekezo. No ku buryo kuba tumenya politiki uvuga ngo hari ibintu urimo wakira bitari byo, nishobogera bitari byo, urimo urayobota inzira ujyamo. Noneho ku muntu w'Imana ho cyangwa umuyobozi w'itorero akureba nabi muri bwa buryo tuvuga ibintu bibi, nko kukuburira ngo ngo ubuhanuzi wicaranye n'ubwo ufite ni ibinyoma bisa, ibinyama rwose bisa, kandi barahari. Umuntu agasaza atarongowe ngo ategereje uwo Imana yavuze, undi akagenda akitireka nk'umusore akagera ubwo asaza muri 60 ngo ndindira Imana kurongora ngizame umugore. Undi ati giye narize Imana ngo ko ntazadepoza reka njyame. Abandi bagashugurika bakajya gusaba akazi, bakagira gute bagakora, bagashaka utuperimi, bagakora ngo yango Imana yavuganye nanjye ngo nzabikorera izantunga, ari pastor ngo uzahembwa, uri umuhanuzi. Ubwo tugize aho urasanga umuntu n'urukweto rumushiriyeho atangiye kwinjira iki. Abantu bafite ubuhanuzi bw'ibinyoma, undi ati uyu mugabo si uwawe, umugore si uwawe, kandi mubyaranye gatanu. Mbega abantu basanga bicaye ku bintu by'iki kibinyoma. Ntabwo ariko hari akazi mbonye mu ntara ngoya, Imana yambwiye kwicara mu mujyi, ari mu mujyi, ntabwiye mu mujyi, ukabura yo gushyura inzu, ukabura uko urya, ukarenganya abantu, itorero gusiga bakwita umuyobe. Aha no kubwira ngo itonde bamaso ubuhanuzi ubitse. Rero bivuge ngo Imana ifite kukubwira akazi ariko ikaguhisha hagati yawe n'ako kazi ibintu birimo. Yes, ufite kuba uzakorera mu mujyi ariko ukabanza mu ntara. Ikibazo kiba kiriho bene no muntu utabona uwo muyobozi amureba nabi, ni ikivuga ngo ubuhanuzi yicaranye cyangwa ibintu afite ntibihari. Ubuhanuzi arimo ngo agomba kuba maso ku byo yahanuriwe. Yego, ko turabazi benshi barahari. Cyaro amanura amwe Imana impaye akarere muri ADPR, cyangwa sekondi uzogiye ugakuraho, ntihashize amezi babukuye gusa yambwa akampa ibintu bidahari. Harubwo ngo gura costume ngo Imana ngiraje kujyana ikositimu akayibikaza isaza atayambaye ngo hari ikimana yavuze. Nukwibika ndakubwiza ukuri, rwose ubona umushumba w'itorero akureba nabo kuntu cyangwa umuhanuzi akubona ukundi, ni ikimenyetso cyerekana ko ugomba kwitondera ubuhanuzi wahawe hafi ya bwose. Cisha nk'umukato, utangire bundi bushya, usenge, ukiranukira Imana, wakira ibintu byiza bishyashya. Uko buri abanyarwanda baciye umugani ngaho kwicara ku mutogoto w'inkono, bakwicara ku ijambo rya nyirayo. Cyane nahise umutogoto w'inkono uraguha. So ari ibintu bagomba kubara abantu bimfa. Jeri giye imyaka 40 maze mu rusengero, hari abantu bicaranye ibintu bidahari. Akumva arakubwira ubuhanuzi akaba afite igikayi kingana kiruta Bibiliya yanditsemo kirimo iby'Imana. We yajya akora agasanga kuva ku cyambere cyanyuma nta kimwe kirimo, kuko Imana isohoza ibyo yavuze. Yego,
ntabwo isohoza ibyo abantu bavuze bayibeshyera. Icyakora umuhanuzi w'ukuri yavuga ati ishingiye ku Mana yampamagaye nkwifurije guhabwa iki n'iki, ubwo arakwifurije agasaba Imana ko yakigukorera ariko ntayibeshyeye ngo Imana yavuze ko ntabwo Imana igisohoza ibintu bayibeshyeyeho. kuvuga ngo wa undi wicaye ku masezerano avuga ati yaravuze arutwa na wa wundi wizeye ijambo akarigenderamo atiriwe yakira ubuhanuzi. Biratwa na wa muntu ukubwira ati ngiye nk'urugero nanjye ndi umuntu umashaka gusakuza ngo mpagare ku musozi hariya, arabizi tubiziranyeho mutiriwe utitira. Hari undi muntu buriya nuko akoze ishima kera, hari n'unabwiye nti umunsi mike urajya muri Canada, ati Canada ntago najyayo, ariko ngira ngo yagiye kuwa gatandatu. Ibyo bibaho se gute? Bamuhaye visa mu isaha imwe. Ibintu ni igitangaza cyonyine. Ntabwo yabyumva kubera ko adashobora kubyumva nyine. Ashobora kubyumva kubera ko ngiye ntikankamura ngo nikunkumure ngo ni Imana yanjye ntigombera ko nikunkumura, ntigombera ko nasama ngo ntogote ngifuro rize mu kanwa. Imana yanjye irakora kuko ni Imana yanjye ni Imana ye, kandi burya Imana ihuza. Nufara ngo hari Imana tizigiye isohoza ubuhanuzi bayibeshyeye cyangwa bayihimbiye cyane, ariko Imana yashyigikira ubusabe bw'umuntu. Ariko ubusabe bw'umuntu biterwa n'umuntu uwo ari we n'uburyo abanye nayo, cyangwa urumva ashobora nteko Jerry bwanjye nkurikije ukuntu buhetse kamera bukora gutya, ndumva ngiye gusengera Imana inkundire guha imodoka. Ndifuje kandi sinyibeshyeye, ahubwo mvuze ko ngiye kwinginga Imana, hakaba n'iki Imana idukorera. Rero ubuhanuzi bwose bwavuye ku Mana burasohora. Ngaho se byifuzo ubwavuye ku bantu ngenda kwifurije mu izina rya Yesu. Ibyo biba bimpagije ko turasaba tugahabwa, ariko ubeshyera Imana ngo yavuze. The most cyangwa abantu benshi muri iyi si cyane cyane basenga mu bice by'ibyaro bicaye ku bintu bidahari, kubwo kuyibeshyera ngo iravuze. No mu mujyi ntabwo abati yavuze ko bizamera gutyo, ntabwo bizakunda. Rero ugomba kwitonda. Impamvu ngarutse hano nuko abantu benshi bicaranye agenda zuzuye ibintu bidahari. Rero umunsi uwo mushumba pasiteri umuhanuzi ubona atakwishimiye, ukabona asa nk'urakaye, ni ikimenyetso cyerekana ko ubitse amahuri cyane, kandi uri kubeshyera Imana ngo ntisohoza, ariko Imana mutaravuganye, ahubwo wavuganye n'abantu. Nakugira inama yo kwizera ijambo ry'Imana kuruta kwizera ubuhanuzi budahari. Trust word of God, wizera ijambo ry'Imana kuruta kwizera ubuhanuzi budahari. N'abahanuzi b'abanyabinyoma bakubwiye ngo nibi kandi bidahari. Izera Imana n'ijambo ryayo. Ikindi bigaragara yuko uri very weak mu mwuka we, uri umunyantege nke mu buryo bw'umwuka, uri very weak. Urananiwe mu mwuka, nta byiringiro, nta kwizera, kandi yuko imyuka mibi yatangiye kukwataka mu mwuka ku buryo ushobora gushiduka watsinzwe urugamba rwawe. Ikindi bisobanura ko Satani yawukoropye mu bwonko. Nta bintu ashaka kubikamo. Oya, yaragukoropye muri wowe. Nuvuga ngo Imana itibwa kumuroza ngo umva wamaze ko hari umuntu nk'urugero ntabwo wamaze kwangirika mu bwonko already, warangiritse, ntiwizera, ntiwiringira, ntabyo ushima, ntabyo ukunda, ntujya gusenga ubishaka, ntacyo bikubwiye, nta byacumi, nta maturo, nta masengesho, nta gusura abantu, nta gukundana, ukinjira mu byo bigaragara ko waramaze kugwa. Ubwonko bwubaha Imana bwamaze kozwa neza burarangira. Nta gutinya Imana, nta kubaha Imana, muri make uri mu nzira itariyo, warigumuye. Umuntu aba yarabaye igikatsi, nta kantu na kamwe k'ubumana aba afite. Abyumvise muri we mbega asigaranye izina murokore, ariko mu mutima, mu byizerwa, mu mubiri, mu bwonko yarahanagurutsemo. N'Imana amubwiye yarabihanaguye, nta kibyumva, kandi ntasiba mu iteraniro. Tagira ngo uyu muntu yagiye mu kabari, tagira ngo uyu muntu yasambanye, oya, ariko ntabyumva. Uyu nguyu no kubana n'abadakijwe ntacyo bimutwaye. Ikindi gikurikiraho akantu bakitondera,
nanjye ndakitondera kuko ngiye kukumva nitonze. ndakavuga nitonze. Iyo urusi uwo mushumba ubona yarakaye kandi asa nko gutunga Bibiliya cyangwa ubona kubwira nabi, biba bigaragara ko rimwe na rimwe itorero urimo cyangwa idini urimo ritazagushyitsa kuri desite yawe. ubwo desite yawe ni mu ijuru, hano mu buzima busanzwe ariko kubyihutanya mu ijuru vuba. Rega ntabwo tubyuka tujya mu ijuru, tugomba gutegurira ijuru mu isi. yego hari ahandi tubanza ni ukuvuga ngo ibi byo kujya mu ijuru byo twaremewe kujya mu ijuru. Kujya mu ijuru bitumara agahinda, urumva neza. yego Aha bishobora yuko uri mu itorero ry'ikinyoma ritakubakira ubuzima, yego ritanakufasha kubaka ubugingo. ubuzima ntabwo ryakubaka, Rijya gufasha no kubaka ubugingo. ese ubwo ryaba rikumariye iki? ahubwo Kandi ari yahari, ryakurimbura. hari yahari. abantu barota izi nzozi mukanguke, Kandi ari mubimenye. yahari. Mushumba reka nkanguke. Ukivuga iki kintu ubundi iyo uvuze ikintu cyerekeranye n'ubugingo mpita mva mu byose, ndakangutse mbaye mushya. Nawe kanguka udukurikiye ube mushya wumve. Ni ukuvuga ngo hari igihe zikubwira ko cyane itorero urimo ritabasha kugufasha kubaka ubuzima n'ubugingo, batigisha inshyo z'agakiza. Kuko burya umurokore cyangwa umuntu usenga ibintu bye ni bibiri: kugera kuri desite ni ugukora no gukizwa. Imana ikagushyigikira. Urose dusona ko nta destination haye byo mu mwuka wapi. N'abantu mwirire mwinywere mutere haleluya mubyine, abantu bagatahira umudiho no kuyanagura utambaro mu maso, ariko spiritually nta bugingo bwubatswe. Mu buzima naho ntabwo afite, kuko na duke afite baratumushikuza. Mushumba nimba nagukurikiye neza, kandi tukongera tukibukiranya ko inzozi umwana w'umuntu nta ruhara abigiramo. Satani ntashobora gutanga inzozi. Inzozi zonyine ziva ku Mana. Yego, urakoze cyane. Imana niyo yakuburiye. Nta muntu wakugiye mu gutwi, nta muntu wakubwiye ati hari ahantu usengera si heza. Imana na mwuka wayo byagusanze. Biravuga ngo ntabwo uri mu itorero rya desite yawe. Aho hantu rero uraha, kandi utaraha Imana gushaka burya uburaho umwanza gushaka. Noneho nyir'ijambo yakwibwiriye ati mwana wanjye, aho hantu uri ntabwo hazakumarira. Huguka ukanguke urebe ibyo urimo. Dore icyo umwami ashaka. Mvuga ngo icyo gihe uri muri long church cyangwa se mu church, kuko hari ibintu tumenya. Ubwira umuntu ngo ibisi byo ugasanga n'ibyaha barakikira, bigaragaza wanabimubwira cyangwa bimwe bajya bita ngo ni uguhugura, akakureba nazi uriya kucyaba yivanga mu bintu mureba abanshaka hicya bagira ngo bigende bite. Ibi ni ikintu gikomeye cyane. Yego. Hanyuma akakurikiyeho ariko siza kukumvisa. Nyamara nakumvise hari ujya gusenga ateka itorero urimo siryo, ubundi itorero itagufasha gukizwa neza ngo uhindukire. Yego. Uvuye mu byo wari urimo uhinduka umuntu w'Imana. Niba gufasha icyerekezo cy'iterambere, ahubwo rigatwara n'utwaro ufite. Iryo urimo ntago ari ryo. Reka tubigereranye nk'umuntu wari uri mu byondo, uramwogeje umuhinduriye imyambaro ariko agumye muri bya byondo. Nubwo yahinduye imyambaro ariko ntabwo ahinduye location. Yego. Arakomeje aba muri cya kintu. Ni ukuvuga ngo kumva ni uguhinduka ukanahindukira. Oga uhindura imyambaro, unahindura aho wari uri, hatuma wanduza ya myambaro. Ni ukuvuga ngo umwuka arakubwiye ngo ibyo bintu urimo ari mu mwuka ntabwo wubakitse, ari mu mubiri ntiwubakitse. Niba ngo nta na hamwe uhagaze, ntubatse n'umubiri ngo bimenyekane. Soro icyo kikoreka ko Imana igukunda, irakubwira ngo uri mu itorero ritari muri destination yawe. Nacyumvise mwene ndamage ndafashijwe. Ikindi cyerekana ko wamaze kuyoba, waranyereye. Ayiwe.
waranyereye hari uko kuyoba hari icyo bita kunyerera kandi none hano ni gake genda usanga yataka afite za ntambwe afite za ntambwe 8 zigaragaza umuntu waguye kandi ahari arahari ariko ntahari ntugisoma ijambo ry'Imana ntugikora ya mirimo y'ineza ntukigara gutyo ufashwa n'ibindi watakaje umurongo uravuga tukanaso nuvuga ngo bigaragara ko already wamaze kunyerera yego ku buryo nawe ubwo mu byo uri mutazi n'ibyo ari byo you are not confident ushobora guhagarara ngo ubuti nduyu abo gasanga wanyereyemo gake gake yego kirumvikana pe ikindi kigaragaza waruzozo umukozi Imana yarakaye cyangwa undi usagaragara ni ikimenyetso simusiga cyerekana yuko abo muri mwo musengana batari muri calibre yawe cyangwa badafite urwego ruzima rwagukuza. Imana ikunda abantu bitewe n'ibyo bintu byose iba yababuriye kabereka biravuze ngo abo murimo gusengana ntago bari kuri ku rwego rwawe ntaho bazakugeza ntacyo bakumarira muri make bari kukumanura ko ikimenyetso mugiye mu cyumba mubanza kuvuga abantu guca imanza kwiha kuvuga abakozi b'Imana kuvuga ibintu bidafite gahunda mutateguye. Ikindi kintu gikomeye nshaka kubwiramo ni ukukuburira ngo mu byo gukizwa kwawe itondere mu myambarire, itondere mu kurya, itondere mu byo uvuga. Hari utunenge ufite mu bukristo ukwiye gukosora. Ndumva aryo nakubwira no kuvuga ngo buretse ntago nkumvise mu myambarire yawe gira ibyo ukosora, ugira ibyo ukosora mu byo kurya, gira ibyo ukosora byawe wowe wirisha wowe ubwawe. hari ukurya tuvuga, iyo tuvuga kurya ntago ari kumeza gutamira, ahubwo n'uburyo urimo ba mu cyambere n'imyambarire. Ushobora kumva nta muntu bangamiye arimo akabona ko ari ubangamiye. Imana yonyine ikagusanga ikakubwira uko buryo umwuka we ntago yaguhisha. Abantu bashobora guhisha ko bitameze ukuntu. Kosora mu myambarire, imivugire. N'impamvu ko no kubyo kurya hari urwego umuntu aryamo bwubaha Imana. N'ibyo umuntu abamubona ko rega bemera ko nta muntu ukoremere kuryagagura ariko harimo utuntu yego sino umuco w'abantu nta kuryagura ntago bamo kuryagagura amagambo uvuga aho wicara aho guma hamwe ibyo mbega muri movement zawe za gikristo ntabwo ziri clear. Imana irakugaye irimo irakugaya aho hantu mu mico, myifatire, mu myifatire, imyambarire, mu myambarire, miganirize naho ujya n'imisengere hari nk'amahinyu. Kandi tukagaruka kuri rya jambo ngo abo nkunda ngirane ndabacyaha. None wowe irakweretse kandi abana banjye nibo nkubita ibiboko. Ubundi Imana ntikubita umuntu itemera ko ari umwana wayo, nkuko nawe itakubita kubitira umwana wawe. Yego ngo abo abikubita ibiboko ni abana yemera. Ngo nyine no kuguhana kugira ngo ugaruke mu nzira nzima, uba umwana mwiza ugendera kuri gahunda, utahira igihe, wubaha, ufite discipline. Ni no kugira ngo ukosore ibijyanye n'imirimo y'Imana mu nzu y'Imana. Yego Yes. Ntabwo tujya dusoza tutavuze tuti mu gihe warose inzozi nk'izi Imana yakuburiye, Imana yagucyashye, Imana yagukunze, wagize amahirwe, reka mbyita amahirwe, ubuntu budasanzwe yuko Imana ubwayo ntabwo yaciye kuri pasiteri ngo aza kubwire ngo ndagushaka muri biro ati nabonye wambaye gutya hindura ibi n'ibi. Iyo Imana ubwayo yo mu ijuru yatanze yakwiyerekeye ikwereka ibyo idashaka, ikwereka ko mbese hari ahantu yagize abisi bavuga ngo hari ahantu yashyize towa nawe bikureho we hangaha aho banyumve. Yego aho urasabwa ibintu bibiri. Icya mbere ni kwikosora cyane babiri ugasaba imbabazi Imana yego n'abantu. Mushumba hari abantu bajye bavuga mu rwego rwo gusenga, reka tubihuze kuri aka tugana ku musozo. Mu gihe wafashe igihe cyo gusenga birashoboka ko wafata amasengesho yo gusaba imbabazi gusa, uvuga uti ndashaka gukiranukira Imana, Mana mbabarira kuri iki,
babarira kuri iki babarira kuri iki nshaka kugutunganira nshaka kukumvira nshaka kongera kuzuzwa kwiyunga nawe birashoboka icya mbere nakubwiye ko ari ukubanza kubimenya ukanabyihana kabiri ugasaba Imana imbabazi gatatu ugakosora imigenzereze yawe itariyo aha nta turo bisaba nta gitambo bisaba nta n'ikindi bisaba n'ibyo bitatu aleluya kumenya ibyo bintu arangiza ukabikosora kabiri ugasaba Imana imbabazi gatatu ntuhongere kugendera muri uwo muco ugahinduka urukundo rw'Imana cyane urukundo rw'Imana Imana iradukunda ni ukuri mushumba reka ngushimire kuri ubu busobanuro Imana yakunyujijemo kugira ngo ujye usobanurira abantu ni amahirwe aboneka hake turagushimiye cyane yego mwakoze Imana ibahe umugisha amen